Yes, reka twongere tukwifurize rero igitondo cyiza kuri wowe utwumva amasaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri wowe utwumva amasaha nyuma ya saa sita. Umugoroba mwiza kuri wowe utwumva mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho utwumva uherereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 12 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2024. Tuzindutse muri iki gitondo rero n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akaba rero n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru tugiye kwibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacyo muri rusange. Iyo tuvuze abambari bacyo rero cyangwa se abambari b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bafatanyije ku rugamba cyangwa se muri iyi ntambara barimo guhanganamo na M23. Aha rero uba wumvamo rwose ingabo zigiye zitandukanye, aho harimo ingabo z'umutwe wa Sadeke zaje mu butumwa bwiswe ngo ni SAMIDRC, abamiliseneri, ingabo z'abarundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yakubiye mu kiswe ngo ni Wazalendo hano kuri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aco muri iki gitondo nyemera nkubwire ko turi buze kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yaraye ibere hano muri teritwari ya Rucuro, aho M23 yagabye ibitero bikomeye cyane iturutse mu bice bigiye bitandukanye. Ibi byose rero ikaba yabikorana muri za Rucuro, mu duciro yari ifite amakuru akomeye cyane ko twamaze kuba tugeramo ibirindiro bya FDLR. Ibirindiro ngo bikaba byari byitegwe n'ubundi kwa mu by'ukuri ngo byategereza ibitero bya FARDC, ngo none ibyo bitero bya FARDC byazatangira kuba byatangirizwa hano muri Rucuro, hanyuma naho ngo bakigaragaza. Mu by'ukuri rero ibitero ntabwo cyangwa se ku munsi w'ejo M23 ntabwo yaboroheye na gato. Hanyuma turaza kugaruka hano muri teritwari ya Warikare, n'ubundi naho bimaze iminsi biri kubera ni hano rero muri aka gace ka Zapinga. Ese ahanga bimeze bite? Namakuru akomeye cyane turaje no tubabwire uko situation ihagaze, hanyuma kandi tubabwire uko ibigendanye n'urugamba muri aka gace bihagaze. Ngira ngo mu kiganiro duheruka kubagezaho cyangwa se narindi monje ubwanje mperuka kubagezaho, nababwiraga ko M23 iri mu birometero 10 byonyine kugira ngo ibe yagera hano muri Pinga. Ese muri iki gitondo niki mbazaniye? Byose rero amakuru tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira no muri teritwari ya Nyiragongo, naho turebe uko ibintu byifashe muri rusange. Muri studio ndi na Sina Makosa, waramutse neza Sina Makosa? Bwacye neza fighter. Urakomeye? Meze neza. Ko mbona wagira ufite umunaniro? Ko mbona wagira ubyukanye umunaniro ubundi ari kubundi. Meze neza nta kibazo. Menya waraye urota wirukanka. Hari ukuntu umuntu ararota yirukanka n'ubundi akabyukana umunaniro. Sinzi niho rwose ntabwo ari ibyo ngibyo. Iminsi yose umuntu navuga ko bari fit. Ni ibitotsi ntabwo birashira, ariko uko biri kose to ibintu biragenda biza nta kibazo. Ni kero wategura abakunze Jeune Official. Yes, turahera anga rero muri Kivu Amajyepfo, ubwo nahanga muri Centre Minova, naho aho rwose mu nkengero yayo urugamba ku munsi w'ejo n'umugoroba rwo rwongeye gufata indi ntera mu buce bugiye butandukanye, aho komeje kugenda ruhanganisha uyu mutwe wa M23 ndetse niyi FARDC. Turavanga aha muri Kivu rero y'Amajyepfo, tujye ahanga muri Kivu Amajyaruguru, aho za Masisi hari abasirikare rwose batari bakeya bagwe muri defense ya Wazalendo mu by'ukuri, aho byateye ndetse nibibazo bavuga ngo ese abasirikare babishwe n'iki. Ibi nabyo turaza kugenda tureba muri rusange. Turaza kugenda tugera mu bice bimwe na bimwe byahangaha muri Masisi, aho Wazalendo bakomeje kugenda abayobora, ubona ko abasore baho bakomeje kugenda bahura n'akaga mu by'ukuri. Ese akaga bari guhura nako nakahe? Nabyo turaza kubibabwira. Turavanga rero dusimbukira ahanga muri Pinga nkuko bivuze, naho ngo imirambi ikomeje kugenda bamyinshi nkuko nyine bikomeje kugenda abigaragara hariya, nyuma yuko rwose ngo ibitaro bikomeje kugenda bibura ubushobozi bwo kwakira rwose iyi mibiri y'abasirikare bakomeje kugenda bagwa hariya. Turagaruka mu mujyi wa Goma, naho ibintu ntabwo byifashe neza, aho ubona ko rwose izi basirikare ba FARDC bakomeje kugenda abakora urugomo umunsi ku munsi, dore ko bongeye kwivugana abatari bake ahangaha mu mujyi wa Goma. Amakuru ni menshi cyane, icyo dusaba abakunzi bacu ni ukudutiza umwanya, ubundi natwe tukayabavira
imuzi n'umuzingo. Urakoze cyane rero sina amakosa, reka twinjire noneho mu makuru mu buryo burambuye, cyangwa se twinjire ku makuru yacu mu buryo burambuye, aho rero mu by'ukuri tugiye kugeza ku badukurikiye amakuru y'ibiri kubera ahangaha. Twihuse rero mu by'ukuri munyemerere duhere hano mu by'ukuri muri Rucuro, aho rero bita ngo ni muri groupement ya Bukombo. Iyi groupement rero ya Bukombo ikaba ku munsi w'ejo yarabereyemo imirwano ikomeye cyane, ariko nubwo tuvuga ngo ni imirwano ikomeye cyane, ikaba nkaho mu by'ukuri yari imirwano, usibye kuba ari imirwano cyangwa se ari ibitero byagabwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bikaba ari ibitero birenze kimwe. Niyo mpamvu nibyo biri guha uburemere ibitero byabaye ku munsi w'ejo, ariko nta mirwano ikakaye cyane yabaye, kuko M23 n'ubundi yahanyuraga yogagira cyangwa se yirukanka. Ni ibitero bigera hafi muri bitatu byose byagabwe na M23, ikaba rero yarabigabaga rwose ku ma defense yari yamaze kumenya ko mu by'ukuri yashyizweho na FDLR zibarizwa hano muri groupement ya Bukombo. Impamvu nyamukuru yi defense ngo ni nyuma yuko izi FDLR rwose ngo connection cyangwa se communication yagenze neza n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, bakara ngo aribo bari babasabye ko rwose ngo biyorganiza bakongera bakubaka mu by'ukuri ama defense, ndetse bakageraho babarizwa, kuko ngo biteguye ngo kuba babatangira kubazanira ibikoresho byo kwifashisha hara ku rugamba. Donc ngo barifuza kuba babazanira ibikoresho ndetse n'umusada. None rero bakaba bati ibyo bikoresho bigomba kuza bifite aho biri buze kuba biza bisanga, ndetse nabo bari buze kubyakira, no biri buze kuba bishyikirizwa cyangwa se bigezwa muri rusange. Niko rero FDLR yasaga no yabaye nk'abaturage, dore ko birwaga hara muri mu baturage mu biturage, barangiza none bakazajya batagaba n'ibitero n'udutero shuma, ubujura n'ibindi bigiye bitandukanye. Kera kabaye rero ku munsi w'ejo rwose bagire gutya rwose M23 imenye ko bamaze kongera gushinga utu defense twabo, ari naho mwanya yahise itegura ibitero karundura byo kwa basenya ayo ma defense. Nkuko rero amakuru atugeraho turimo kugenda dukesha drone zacu, cyangwa se nushaka kubyite imbone zacu ziri hano muri teritwari ya Rucuro, by'umwihariko ariko muri ibice birimo kuberamo imirwano, nuko ku munsi w'ejo ibitero byagabwe mu buryo butatu. Hari ibitero ngo byaturutse ahantu bita muri za Kicanga, hanyuma mu by'ukuri n'ibitero byaturutse ahantu bita ngo ni Isise. Kanze ndebe neza ntaza kubisoma nabo gasanga mvuze ikindi kintu cyangwa se nkoze amabara. Rwose munyihanganire cyane, ndagira ngo ninjiremo neza cyane. Hari ibitero rwose byaje biturutse mu bice bigiye bitandukanye. Hari igitero cyanyuze ngo ni Isisa. Urabona ko nemvuze ngo ni Isise kandi ni Isisa. Hari igitero cyaturutse Kicanga, barwanira ahantu bita ngo ni Isisa. Iki gitero cya M23 cy'abarwanyi ba M23 bari bagabye ibitero kuri FDLR, ubwo urumva zari zaramaze gushinga ibirindiro hano hantu bita ngo ni Isisa. Aha rero niho barwaniye imirwano cyangwa se urugamba rukomeye cyane. Hanyuma rero abandi baturuka ahantu bita Imurimbi, abaturutse Imurimbi rero ngo bo bakaba barwaniye ahantu bita Shonyi. Urumva ko nkuko nabivuze ni ibitero ubwo ibyo cyo ni igitero cya kabiri. Igitero cya kabiri kikaba cyaraturutse ahantu bita ngo ni Katsiru, cyangwa se ubwo ni Gatsiro, ubwo muze kubyumva gusa nzi neza ko birabica benshi mu nandusha kubihamenya. Igitero cya gatatu cyaturutse ahantu bita ngo ni Igatsiro. Iki cyaturutse Igatsiro rero ngo bakaba mu by'ukuri barakubitaniye. Mu by'ukuri ahantu bita ngo ni Mashango niho habereye urugamba rukomeye cyane. Hanyuma rero bamanuka ikindi gitero tena cyaturutse ahantu bita Imurimbi, tena ngo kikaba cyaranyuze ahantu bitwa ngo ni Gitwayovu. Cyanyuze ahantu bitwa Gitwayovu. Urumva ko ahantu hose mu by'ukuri baraharwaniye, ariko iki gitero cyo cyahageze gisanga ntaba hari birukanse. Twakaye tuvuga ko byabaye ari ibitero bine, ariko byabaye ibitero bitatu. Igitero kimwe ni M23 nkuko nabivuze yarimo kugenda ibagabaho ibitero. Igitero kimwe kikaba cyaragabwe n'abasirikare ba M23 baturutse ahantu bita za Kicanga. Aba rero bakaba barasenye ibirindiro ndetse banahasiga aba FDLR benshi cyane ahantu hantu bita ngo ni Isisa. Hanyuma abandi baturuka Imurimbi. Mu by'ukuri mu gihe twabonye ko Imurimbi haturutse ibitero bibiri, igitero kimwe rero cyanyuze cyagiye ahantu bita za Shonyi,
gisiga cyakoze icyitwa umusiri naho rongo bakaba barahakoreye amateka. Hanyuma igitero cya gatatu ro cyaturutse ahantu bita ngo ni Igatsiru, iki cyitwa Igatsiru kikaba nacyo cyasize gikoze ibidanje ahantu bita Shonyi ni Mashango, kuko Shonyi nari mpavuye hejuru ni Mashango. Hanyuma ikindi gitero cyari cyagabwe ariko tena baje gusanga harya ngo ni Gitwayovu, akagacura kazi ka Gitwayovu. Gitwayovu ni harani hafi ya Murimbi. So rero bo barahageze basanga abarwanyi nta bari bahari. Urebye neza aba bari hano hafi ubwo ni za Gitwayovu, buriya nabari baragiye kwegera cyane iyi defense, kuko hano i Murimbi M23 hafite defense. Ura Gitwayovu niho banyuze abasirikare ba M23 bajya kwataka hano bajya kwataka Shonyi naho bita Kavumu, banyuze hanga Gitwayovu. Ndumva nawe ujafite bura drone yawe ndabona yakoze hasi hejuru. Mbese bo bakoze ibintu bagira ngo bose baze guhurira ahangaha muri Bukombo, kuko urebye abangaba baturutse Kizimba iri mu nkengero ya Gicanga, ubwo Kizimba Bishusha n'ubuce bugiye buyoborwa na M23, bakaba baje ahantu bita Sisa bagira ngo bamanze gukuramo IFDR ahangaha ndetse n'abasemuse ahango hasigaye benshi. Ahasi Isisa bahasize ngo abasirikare aba IFDR benshi cyane, hasigaye benshi. Ariko nanone hari aba baturutse za Gatsiru boka ni nyuma ya navuga Bukombo, kuko baturutse hasi aho bita Mashango. Ubona ko bose bagiraga ngo baze guhuriza muno hagati muri navuga muri Bukombo, kugira ngo nibura izi FDR ndetse n'izisemuse zirangaha muri Bukombo zitaza kubona aho zaba zahungira. Ariyo mpamvu ubona ko bari bazitangatanze, yaba ari Murimbi baturutseyo, yaba ari Gatsiru baturutseyo, yewe ari nahangaha navuga za Kizimba baturutse. Ubona ko rero bari babaturutse mu mpande zose bagira ngo nibura hatagira nubacika mu gihe baba bakeneye gucika mu by'ukuri. Imirwaniriro yahangaha M23 isigaye nayo ikora ikintu bita pay attention. Impamvu rero M23 ikora pay attention hano hantu nuko mu by'ukuri hano hantu bitewe nuko FDLR ndetse n'izinyeshamba n'umuri bafatikanya mu kurwanya M23 nta bushobozi nta n'imbaraga bakifitiye usibye kurwana kwabo mu by'ukuri n'utuntu tw'udutero shuma. So kuba M23 yari yateguye ko igiye kubagabo ibitero, yagiye n'ubundi izi neza ko izinyeshamba zamaze kubimenya ko bagiye kubagabo ibitero, kandi ngo FDLR ahantu iri yihagararaho. Bagiye biteguye rero ko mu by'ukuri uko byaba kose bari buze gukozanyaho, ndetse kandi bashobora no kuba bategwa ambush. Nyuma rero yuko ngo M23 imaze kubona ko aba bagabo basige bagira gutya bagatera utuntu tw'utu ambush, isige ijya kugaba ibitero hano muri bice, ikamanukana ikintu cyitwa za drone. Ikumanukanira ikintu cyitwa drone, ikagenda mu by'ukuri ahantu hose igiye kunyura, ikabanza ikazengurutsa icyo kirere cyose, ikazengurutsaho drone, ikavumbura. Haraho rero ngo igigira icyo rwose ngo abanzi kababona mu by'ukuri batarabibona. Uzi kuba wunamye ahantu uziguteze ambushi, ukabona drone kuri hejuru, uhaguruka umeze nk'ikira, ni nk'imbwa iryamye ahantu mu giti munsi y'igiti cya voka, noneho voka igahanuka hasi yitunguye ikisekura hasi. Ni uguhaguruka bari kwirukanka bari gukina kibuno mpamaguru. Yes, ubona ko rero muri aka gace navuga za Rwuya, za Shonyi n'utundi duce tugiye dutandukanye hariya utibagiwe n'izi za Bukombo, ari uduce navuga dukomeje kugenda twagaragaragamo FDL akenshi ugasanga, ndetse n'izi semuse zo kwandaruhutse domi zagiraga gutya rwose zikaba zigaragambyaga muri utu duce. Ariyo mpamvu ubona ko M23 rero nayo yagize gutya ikaba yinaze mwabira bice kugira ngo irebe uburyo yakomeza kugenda igarura umutekano hariya. Nubwo izi FDL kugeza ubu ngubu kugira ngo uzazikure muri afayita bikomeje kugenda biba ikibazo cy'ingorabahizi, dore ko nubwo nyine ubona bagenda bakabasekagura bakarasamwa batari bakeya, ariko nanone usanga benshi ari abaturage bahita bakuramo rwose imyenda ya gisirikare, no usanga umwe yambaye sapo, undi yambaye ipantaro, undi yifitiye ikibuyu gusa, ugasanga nibyo bibaranga ko ari abasirikare n'imbunda. Ugasanga rero igihe M23 ije bagahita babikuramo bakambara civil, ugasanga gukomeza kugenda babahiga bikomeje kugenda bigorana. Ariko urabona ko noneho umugambi navuga babateguriye no kugira ngo binjire muri ya babahigisha uruhindu, ndetse banagumeyo mu gihe runaka bakibashakisha kugeza igihe bazacikira burundu abaturage bari hariya bagasigara bafite umutekano w'byukuri. Ni mu gihe rwose tumaze iminsi twumva yuko hariya navuga za Bukombo ndetse no mwabira bice bya za Mashango
ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye hagenda hagaragaramo biriya bikorwa navuga by'urugomo by'izi semuse ndetse n'izi FDLR ugasanga rero ntabwo M23 iri kubyishimira mu by'ukuri kuko ari abantu yamaze gushyira hagati usanga niyo wakoze ibikorwa by'urugomo cyangwa se by'ubugizi bwa nabi byitirwa M23 kubera isanzwe izwi kariyo ihafite mu by'ukuri. Yes, sinamako sinzi rero niba nta kindi kintu ribuze kongeraho hano muri Rucuro kugira ngo duhite twanzika kuko dufite amakuru menshi cyane ubwo kwanzika rero tureta twerekeza hano muri teritwari ya Warikare. Sinzi niba nta kindi kintu wakongeraho hano muri teritwari ya Rucuro kugira ngo tuyisokemo duhite twerekeza hano muri Warikare. Yes, turi kuva hanga rero muri Rucuro nuko M23 ngo intego yihaye ndetse navuga imigambi navuga igishaka kuba yageraho nuko muri ubuce ngishobora kuba yashyiramo abasirikare barakomeza kugenda bahangana n'ababaje basigara dore ko amakuru tugenda dukesha drone zacu drone yangiri harazabambo rwose yambye yuko ngo FDL zigera muri 14 zabashije kuba zagwa muri mirwano yahanganishaga M23 ndetse nabo bafatanyije na SMC ngo nyuma yuko FARDC mu by'ukuri nayo ngo aribemere kuba yatanga umusanzu ariko ngo M23 ikaba yari yaje ngishaka bitambitezi nubwo mu by'ukuri batabashije kuba bamubona kumubona biragoye bitezi kumubona biragoye niyo bari bakereye cyane ngameze nka Sama Ben Laden bura ngo yihindura ngo n'igorori batangiye kubutazira ngo ko yihindura igorori ku buryo rwose ngo yihindura ibiye ngo bakamugeraho ngo bakamubura neza iminsi bamyinshi n'umwe kandi iminsi y'igisambo ni 40 ahangaha rwose ndababwiza ukuri drone zacu ziba zimeze gutya ziba zimuri hejuru rwose ibintu bimeze neza cyane byose turaza kugenda tubibagezaho tudatinze rero reka twinjire hano muri teritwari ya Warikare n'ubundi ni mu gace ka za Pinga ahakomeje n'ubundi cyangwa se muri iyi axe ya Pinga ahakomeje kubera urugamba rukomeye cyane akaba rero ariho satellite zacu ndetse n'izibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byose rero bikaba byaramaze kwerekeza amaso hari ahantu ahasa naho mu by'ukuri ariho imirwano ikomeye cyane irimo irabera muri imisi tudatinze rero munyemere mbabwire ko aha hantu ibintu bikomeje kuba bibi ni nyuma yuko ku munsi w'ejo nababwiraga ko plutôt ku munsi w'ejo bundi hashize ubwo n'ubundi hari nko muri aya masaha turi tariki rero ubwo twe twamaze kugera muri tariki 11 nko muri aya masaha nibwo nababwiraga ko rwose M23 rwose yagize itya rwose ikegera Pinga nibura nk'ibirometero 10 byonyine byo bibura kugira ngo M23 ibe yakwinjira hano muri teritwari ya Pinga. Ubu rero niki mbazaniye gato cyane rero mbere yuko twinjira mu bijyanye n'ubundi n'urugamba twabanje kwinjira first of all mu buzima bw'abaturage batuye hano muri Pinga tubanza kureba uko ubuzima bumeze kuba tarabashe guhunga muri uyu mujyi wa Pinga ngo bawuvemo akaga ndetse n'akarengane bakomeje guhura nako mu buryo bukomeye cyane nimbabwira ngo rwose mu buryo bukomeye cyane no guhura n'akaga gakomeye cyane mwumve ko bameze cyangwa se hatangiye kuba nko muri uyu mujyi wa Goma ariko byose kabiri guterwa n'ubusambo bw'izingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Gisekedi ubwo ndavuga Bazarendo ndetse na FARDC. Amakuru mbazani ari breaking news cyangwa se inkuru y'agahinda nuko hari abaturage babiri bishwe ariko bakaba ari abaturage bafataga nk'ibyamamare sina makosa hano muri uyu mujyi wa Pinga cyangwa se muri centre ya Pinga muri aba rero hakaba harimo umwe mu banyamakuru bakoreraga iradio yitwa ngo ni LCBA ikinyamakuru bita ngo ni radio yabarizwe yabaga hano ngo ni radio y'abaturage ni radio y'abaturage yabaga hano yabaga ahantu bita ngo ni hitwa ngo iki ngo ni Machozi Kambere uyu mugabo yitwa ngo ni Kambere Machozi akaro yakoreraga radio hano muri Pinga uyu munyamakuru akaba yishwe nkuko rwose amakuru mo kugenda tugeraho ariko twaje kumenya ko mu by'ukuri uyu mugabo ngarutse gutangaza inkuru idasanzwe nyuma ko ngabasirikare banyanyagiraga ba FARDC bari kuva hano muri Pinga ngo niwe wa breakinze inkuru abateza mu by'ukuri abicisha sa bamenya yuko rwose ngo birukanze bati Pinga so nyuma yo gutangaza ibi rero uyu mugabo akaba rwose babyutse basanga n'ubundi ibyo byarangiye akaba rero yitwa mu by'ukuri Kambere Machozi ubwo niwo wamenye ibi biswahili icyo iri zina rishatse gusobanura ngo ni Kambere Machozi Kambere Machozi Machozi Kambere Machozi umva ni hatari
hanyuma rero undi wishwe ntabwo ari uyu gusa wishwe ubwo ni benshi bari gupfa usibye ko twe turimo turibanda ku bikomerezwa wa wundi rwose ushobora kugira ikibazo abantu bakabimenya ubwo nvangameze n'umuhitinzi nkatwe twese ku buryo buriya abura ikintu kigahita kigaragara icyuho cye kigahita kigaragara azwi n'abantu benshi ni ukubera ngo uyu we ngo yari umugore kipa yakinaga mu ekipe yitwa ngo ni Peti Sports cyangwa se ubwo ni Peti Sports nabonye aha kuri Peti bahita ngo ni Peti kuri Peti ariko hano haranditse ko ari ekipe yitwa ngo ni Peti Sports iyi kipe ubwo abazi neza hari muri biriya bice barahumva ikipe ibarizwa ubwo muri Peti akaba yari umuzamu wabo uyu rongo yari umugore kipa uyu rero yaje kwicwa ariko icyo yaje kuzira nawe cyamaze kumenyekana kuko drone zacu ziri harazimeze gutya zirimo zirabikurikirana wazize iki uyu mugabo mu by'ukuri ngo niwe wari warabitse cya igikombe ngo batwaye igikombe ngo ariko iki gikombe ngo kigacyari gikozwe muri zahabu batwaye igikombe barangije babaha igikombe gikozwe muri zahabu yararyamye ku gikopo yararyamye ku gikopo noneho iki gikopo ngo abazarendo bari babizi bari bafite amakuru yuko afite ari uryamye ku icyo gikopo cya zahabu ahantu ari kunonya rero bari gushaka ikintu cyitwa izahabu ariko nawe ndamugaye nta kintu waza ubabwira oya nawe ndamugaye ari ngenda ari kukijyana n'igihe byaba ari ibintu bya feke ko ari bya bintu umuntu aza akazira ubusa rero ngo uyu nguyu ngo bamwishe ni ukumubeshyera ibya bindi biba ari ibya pirate nyine numva ni ibintu biba biri aho ngaho birambitse amakuru mfite uyu nguyu uko yishwe si amakosa n'umwe mu bagabo cyangwa se n'umwe mu bantu bishwe nabi kuko ngo basanze yaciwe umutwe basanze yaciwe umutwe bamaze kumuca umutwe rero ngo mu by'ukuri umurambo we cyangwa se ikindi gihimba kijugunwa mu ruzi rwitwa ngo ni ruhoro igihimba cye cyatwawe donc bahise banaga mu muzi utemba muri ruhurura yitwa ngo ni ruhoro niho bahise banaga ariko umutwe bagize gute bawuciye azize igikopo basi niyo batwara icyo gikopo ikintu gitangaje rero bakunze Jeune Official igikopo se barakakibone none se uzi ngo yaragifite usibye ko bari kubitekereza yaragifite umuntu wari wavuye iyo Peti yavuye iyo kuri Peti akagera hano za pinga ari niyo bari bahungiye ubwo urumva ibyo bikombe yagiye kurwana n'ibikombe ari mu rugamba ari guhunga ntabwo yababitse zahabu ngabakiri arakoze cyane aba yarayitorokanye yaragiye zahabu ni ikintu kiremereye burya bamwe ngo bakavuga ngo yageze ngo harango yongera gusubira hano muri Peti ngo ngagarutse ngo baravuga ngo n'umugambanyi ngo yavuganye ngo na M23 donc haravugwa byinshi bigiye bitandukanye gusa ariko ku rundi ruhande bakavuga ko iyo urebye ku ngabo z'ubutegetsi ku binyamakuru byandika bivuga ku butegetsi bw'ikishasa cyangwa se bogamiye kuri leta byo byandika bivuga ko ngo n'ubundi ngo bishwe ngo na M23 abagabo ngo bishwe na M23 niko bagenda babivuga nyine urumva niko bagiye bagororeka ese M23 yari yagira muri pinga nyine ni kwa kundi ubesha iyo umuntu wabesha atabikurikiranye neza arabeshwa nyine akabyakira none yagira ate nta makuru yandi abafite ariko ugize nk'amahirwe bakakubesha ugize nk'amahirwe bakakubesha wamaze kumva Jeune Official agahuka bakahuye n'umunyutsi mbese bavugishije ukuri cyabishe ubwo ubwo bajya kuvuga ngo ingabo ziri kurwana ku butegetsi ziri gukora ibikubera ibi ngibi ukavuga ngo bahuye n'amasasu ntabwo byashoboka rero byabananiye muzo kugira ngo ujye kubeshya ngo ni M23 yabivuganye aho baguye idahari ni ikibazo rero nuko byari bimeze ntabwo turi buze gutinda reka dukubite dufite amakuru menshi wamuntu iyo kayi yuzuye ibyo bintu byose urabitangaza ryari tudakubise tubangura reka twikomereze n'amakuru amakuru rero dufite n'ubundi ubwo tuvuye aho ngaho mu bigendanye n'abaturage tukiranga muri pinga rero naho ndacyahari ntabwo ndava ariko kubanza uvuga icyo wari ugiye kuvuga nuko naho ngo rwose imirambo y'abasirikare ba FARDC n'iy'abazarendo iy'abamiriseneri niyo bari kwitaba bakuriza indege indi yo ngiri kuborera mu bitaro dore ko morgue zabuze ariko n'ubundi niko byari binasanzwe kuva za Masisi kugera hehe umuzarendo rwose ni ku gasozi nabonye hari akaririmba abazarendo barembye ngo ni mborewo barabareka bakibera mborewo benshi hari ku gasozi bakabifumbire rwose ni mborewo ntabwo mvisha akaririmba abazarendo bahimbye
bari kuvuga ngo babatumiye Mborewo ngo hano hari kuba za Mborewo barakoze kwatumira ifumbire so ubona ko rero bari kuba Mborewo rero nabona ko ngo hano muri Pinga rwose ni ibitaro byaho nta morgue bifite aho rero ngo imirambo yazanywe ahangaha muri bitaro ikomeje kugenda iyangirika umunsi ku munsi aho imirambo y'abamiliseneri yamaze kuba yapakirwa indege ikaba iyajyanwa mu mamorgue atandukanye yaba ari hariya za Butembo yaba ari n'ahangaha Igoma rwose ngikaba imirambo y'abamiliseneri yazanwe ariko yabazarendo n'aba FARDC yo rwose ngo hariya ntabwo yitabwaho aho n'abaganga bari gutaka ati nyaboneka rero ahubwo ni mukoresha imiganda yo kuza gushingura imibiri kuko ahangaha turi kubona ikomeje kugenda ihangirikira umunsi ku munsi ngo hariya imirambo ni myinshi cyane ku buryo umuntu akoresheje umuganda wo gushyingura umunsi umwe ntabwo babarangiza. Niyo mpamvu mumaze iminsi uyu munsi wabaye umunsi wa kabiri batarwana hano muri bice uyu munsi wabaye wa kabiri batarwana bari mu gahinda. Akenshi murabizi ko rubundi urugamba ruba iyo ingabo ziri ku butegetsi ziri kurwana kuri Gisekedi arizo ziyenjeje ubwo ni ingabo za guverinema n'iziri kurwana ku ruhande rwa guverinema niho haba urugamba. Kuba rero mwumvisha hari agahenge bunava ngo kimisi biri hari ahata muri izi nkengero badakocaguranye nuvuga ngo ingabo za leta ziri mu gahinda bitewe n'abo bazarendo cyangwa se nuko gutakaza ko abasirikare benshi bagiye batandukanye bityo rero bakaba barimo barohereza inkomere imirambo Igoma dore ko mu by'ukuri hano muri Mpati hano muri Pingaho kuba rwose bakwita ku barwayi ndetse yewe n'iyi mirambo kubona aho bayishyira ni ikibazo. Ariko nubwo bimeze gutyo urugamba rukomeje kwitegurwa nk'ubungu amakuru ufite breaking news aravuga ko nyuma yuko M23 ibakweho mu by'ukuri yambunda mu bwoko bwa Katyusha y'iminwa 12 urumva ubu tuvuga ngo bamaze kugeza hariya ngo indi mbunda urumva ko ikitabuze mu rutoke na makoma hano muri Kongo ngo bamaze kuzana indi mbunda iyi mbunda ngo bakaba yishyize ku mutwe agasikira ngo niramuka ibuze nahagomba kubura none niyo gahunda ihari bayimutongereye newe wayikomanze bayimutongereye Gasikira ngo yavuze ko kugira ngo nibura ngo arwane neza nuko ngo iriya mbunda n'ubundi ngo nubwo bayijyanye imbere cyane ngo ntabwo ariho bakagombye ko barayijyanye ngo bakaba barayiretse muri Pinga ahubwo none ngo ikazazajya isheringa iriyo kure ngo ikarasa muri bira bice byo hakuryo ngo M23 igakubitwa amajyana amazi rero bagize gutya imbunda bayijyana habitakwiye ariko uwari wakomandinze urugamba icyo gihe nari babwiye ko baramubofye Gasikira ngo yamaze kumuboha urumva rero mu by'ukuri yasabye indi mbunda ndetse mfite amakuru ko bamaze kuyigeza hano za Pinga ubwo nayo urumva ko mu by'ukuri M23 ntibize kugutangaza iramutse nayo iyicakiye gusa M23 nabonye hari inkuru yasohotse ivuga ko umuvugizi wa M23 nayo yamaze kubitangaza Lawrence Kanyuka ko ngo babatse ibikoresho byinshi yasohoye inkuru avuga rwose ngo ko babambuye ibikoresho byinshi. Yes, yasohoye inkuru avuga ko babatse ibikoresho byinshi ubona ko rwose M23 kikomeje kugenda yigwizaho ibikoresho rwose bya gisirikare umunsi ku munsi ko bakomeza kugenda barwana niko bakomeza kugenda banatsinda ariko banafata ibikoresho muri rusange. Reka rero tugaruke njewe ariko mfite ikibazo hari ikibazo mba nibaza M23 ifite sinzi niba ari ukubera kuko yamaze guhahamuriza ingabo tekereza ko mu by'ukuri ubu suzi iriya muri za ntuza hariya muri za iraza Pinga kuva hano za Rumangabo kugira Pinga uzi ibirometero birimo suzi uko bingana ni kure cyane gaho tekereza mu by'ukuri abasirikare bagomba gutanga umusada ko ari ahangaha bibereye ahangaha bicaye ahangaha bibereye ndavuga nibura bakaye bari muri Kalembe simbisi barahangaha za Rumangabo bari hano Rumangabo undi bari Rumangabo bashobora kuba batuje batarapangwa kujya ku rugamba hari abagiye nje navuze ntibyari byose birashoboka kuba barimo no gusuzugura nyina duyi bitewe nuko nyine baravuga bati niyo yabafashe n'agasantimetero na kamwe no kugenda tumwirukanamo gusa ariko andi makuru akava ko ngo abahibu bamaze kongera gushirirwaho ikibijyanye n'amafaranga bashireho prime igihe rwose ngo bashobora kuba basubiza inyuma M23 bakabagaruza bino bice by'umwariko kuri Peti bakagaruza Minzenze ndetse na Kalembe za Maremo donc bakayivana hano muri territoire ya Rucuro bakayipusha bakayigeza plutôt hano muri Warikare bakayisunika bakayigeza muri Rucuro aho buri musirikare ngo sibo bavanga abamilisereni ngo bari guhabwa ngo bahembwa amafaranga menshi ibaze ko buri musirikare
mu by'ukuri gusunika M23 bakayivana hano muri Warikari bamushiriye noti ya 300 amadolari se y'idolari ubwo ni hafi mu bihumbi sinka 600 hafi aho ngaho se mu makongomani cyemba ndi guhita mbara mu makongomani ni menshi mu makongomani nako ntiwanayabara no gushira mu nakadeyi no kwitwaza ingorofani yo kuyasunikaho ntabwo arenze ntago ari menshi cyane amadolari 300 ni nk'ibihumbi 650 ubwo kuba komanda b'urugamba ari hejuru ayo ngo nayo abasirikare bato babandi nyine bari kuri ku mirongo y'urugamba ugaba komanda b'urugamba bw'urumva nukuyoza igitiyo. Yes, reka tugaruke hanga rero muri Masisi rwose icyo bita ipupire rwose ryakoze ibara mu defense ya Bazarendo. Hari igipupire ni inzoga ni umutobe. Mu mutobe. Ese umutobe kandi umutobe mwoka byara mukuri wabateye impiswi se. Uyu mutobe ukaba wananguye abagera kuri 34. Warurimo ibintu ariko buri muri defense rwose ku munsi w'ejo bwagiye bucyo basanga ari imirambo yibereye muri defense. Nangwa ni nkuba bari kwitiranya n'umutobe. Amakuru dukesha drone yacu iraho bita Rusuri, defense yaho bita Rusuri rwose yari kuriwe no bita Mike uzwi ku izina rya Toma. Ubwo ngo bari bafite ingeso yo kujya bajya guhogorora imitobe y'abaturage. Bahogororaga mbese donc ngo bajyaga ku mpogo bagahogorora. Yego. Ibi ngo akaba ari umucaro umaze igihe ukorwa nabo. Ese mbe bahogororaga urwagwa aho kujya mu mpogo y'imitobe. N'inzago barazihogororaga. Icyari kigezweho n'uyu mutobe. Abantu baba mu ntoki rwose buri umuntu utazi utarigeze gutura ahantu mu rutoki ntabwo amenya ngo guhogorora no kugira ute. Reka ntiyabimenya guhogorora. Gerageza ubisobanure mwana. Guhogorora nangwa mbisobanure. Guhogorora ni nka kwa kundi nyine bafata umutobe bakawuhogera ahantu mu mpogo bari kugira ngo uzaburwagwa bakayifumbira neza bagashyiraho icyo biti bikatsi shyiraho icyo biti bishagari n'ibiki byose n'imborera ko bashyizemo n'iki n'amasaka birumvikana kugira ngo ruzaburwagwa. Donc no gutara gutara batari bitoki oya gutara batari bitoki ngo ni fermentation fast fermentation oya ubitoki nibyo batara urwagwa umutobe bakawuhogera aho bahogera rero bahita mu mpogo. Icyo navuze nicyo cyo nuko nakivuze mu rundi rurimi. Ubwo rero bitoki bakabitara mu rwina. Ubwo rero ngo aba Bazarendo bakaba bari bamaze igihe baneka hinzo aho ku muntu wenze agahogera nijoro bakagira ute bagahogorora bakajya guhogora. Baruhogoraga rutarashe banza barumwe ifikira imbisi. Nyuma ngo yuko byari bimaze kuba ku bantu barenga 9 ariko ngo bikorwa n'Abazarendo bagashaka aho bariga bakahabura. Benyibukije muri 2019 ubwo FDLR Rudu Runana yagabaga ibitero mu murenge wa Kinigi. Hari ahantu bita ngo ni mu Kajagari. Barahanyuze nabwo mu mabutiki habagamo tuno tuyoga n'ubundi twadukozwe mu zabitoki tumwe twaturuwasa bita ngo ni imbutabuta twadunda ubwonko dundo ubwonko. Hari ukuntu kaba karyohereye wumva ari nk'umutobe. Noneho bo kubera ko muri Kongo tusinzi murenye batarakubitanaga natwo cyane. Nta tubo twadunda ubwonko. Ntareba bari mu twamberenge twashabuka nubwo ntabwo turi kubamamariza. Noneho rero ngo bagezeyo baguye ku cyese ngo bagiye bari kuhurura baguye kubase y'imigati y'amandazi bagatwara kira kitu ikintu cyose cyo kurya amabiswi byose bagapakura. Bari imitsima. Noneho ngo bagwa ku makaziyo 2 y'ubwo buyoga niba ari 2 niba ari 3 y'ubwo buyoga barabuterura barabumanura bamanuriye hepfo mu gishamba bajya kunywera iyo ngiyo bararya ubwo ari mu masaha nijoro bararya baranywa. Noneho bamwe banga kunywa baravuga bati ntabwo ibi ngibi twabirya burya hari abari noneho mu gitondo bwagiye guca babaye itaka babaye ntabiri ari kugenda mu mavi hari kuvunagurika. Uzi cyababayeho inda nini yishe nyirayo twikomereze komeza ruki tubwira ibyashabuka. Ubwo rero abagabo bitewe nuko abaturage bakorerwaga ibi bintu
bamenyaga yuko aba basirikare ari bo basanzwe babikora, bari bazi ariko abantu ubwe bari babunywe bazi ngo ni imitobe bo ntabwo basomye bumvishe biryohereye bati buri ni imitobe baragotomera ati buri imitobe baba bayipfundikiye gutya kweri bagurisha imitobe bayifunze ati ariko mu Rwanda bateye imbere di ati n'imitobe ni ukwicuruza amacupa nk'aya byeri baragotomera nuko ubwo rero abaturage bashakaga aho bazahera bajya kubarega kandi aribo bararegera bakabibura bakagira ute bagapfira mu mutima. Abaturage bigira inama bya bindi bavuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni z'ikizindi. Abaturage bo ngo ubwabo baricaye bajya inama y'ukuntu rwose ngo bakwihanira cyangwa se bakihanangiriza abasirikare ba Wazalendo, kuko amakuru dukesha abasirikare ba Wazalendo bari hariya babashije kuba bataranyoye kuri iryo pope yipopire nibo babashije kurukuka, naho wayinyoyeho wese ndetse harimo n'umukuru wabo bita Mike uzwi ku izina rya Toma no kuri gataho gusa kweri baragiye rwose barahogera, ariko ngo bakumena hamwe icyo bita uburozi bwaguguye bw'imbogomo babuvugutiramo rwose ipopire irabira hahandi wagombaga no kuha intuzi kanga kunywa urumva burya ngo ikintu kirimo uburozi ngo kiryoha kubi. Aba rero kubera bari barabimenyeye, ijoro rirageze bafata ibijerekani bajya guhogorora, baragenda barahogorora, mu kunywa batuye umuntu afite akaboko keza, baranywa umuntu azikwenga rwose aragahoraho. Ibindi bijerekani barikorera bazana mu kigo, ababashije kurokoka nabari bagiye hehe, nabari bavuye mu kigo bagiye kurara kwa bagore babo, dore ko hariya abenshi abegereye ingo zabo, abandi bagiye guhunahuna hirya no hino, abandi ngo mu gitondo bwagiye gucya bagaramya basanga ari imirambo ibereye aho. Irababaje buriya bumvaga biryoshye batuye mu nyago afite agatoki keza, ngo rwose bararugotomera urupupire, dore ko banayipfubije itarashya neza, ayinywana n'ifu, kiri umushyuhira ayinywana n'ifu, hafu bashyiramo ipupire ntabwo bashyiramo ifu, bashyiramo ibintu by'ibyanana, bagashyiramo n'ibintu kuba aba ari umutobe ntabwo ari urwagwa kwa. Ubwo rero ngo navuga cyari igishyuhira, popere y'umushyuhira rwose, ngo baranyeye n'ukaryoherera ari kenshi cyane ku buryo uwagiye anywa bike yagiye anywa hari nk'ibikombe nka 5 nayaje kunywa uburozi buri ibikombe 5. None ubwo bari babahaye ngo nubwo intaraza ntiriza aya makuru rero bwakiye mu gitondo kare ari inkuru yabaye Kimomo, aho nyiri uru rutoki we n'umuryango we bahise bahunga, ubu ngubu bakaba bahungiye aho bita Rubaya. Ibi bintu bikaba byarabereye aho bita Rusuri ni hafi ya za Gahanga. Abazalendo bagera muri 34 n'umukuru wabo Toma, bikaba byararangiye rwose inda ndende ibahitanye. Ariko ngo nanone abaturage bakavuga yuko bari bazengereje abaturage, kuko nta muturage wari ukibona agasabune, wari ukibona umunyu, bitewe nuko abaturage bahariya izi ntoke zabo nizo zibatunze. Iyo rongo izi Wazalendo babonaga ngo hari ukuntu bagutaze, bakagenda ugasanga rwose bari barabaye nk'ingunzu, buri ingunzu ku mineke. Nkiba muri Kongo hari ukuru kugira ngo ingunzu zitaza kugira ngo zipfumure ibitoki, bashyiragaho ibintu by'ibibati, yaza yabiri gucokombora ikumva kiravuze ikirukanka ukayitega ibati, yagikatagira ikiri kugira ngo itabura ibitoki, kumva kirajegeye ikirukanka. Abo rero nabo ngo ijoro ryageraga bakagenda rwose urwina bakarutarura bagakoramo ibitoki bita zakamara amasenge, ndetse nizo bita za gromishiri hari bazita za mutoka, n'ibitoki bigira imineke iryoshye cyane, n'imineke bita ibinyangurube, amadepure nibyo bita ibinyarwanda bakabisiga ku ruhande nibyo bita ibinyarwanda bizizi. Ubwo rero ngo nyiri bitoki nawe yajyaga kubuza agasanga akenga ibyasigaye, ariko ibindi mu by'ukuri bagize ute babitwaye, ntibananyurwe yagira ngo arahogeye n'umutobe wiwe cyangwa se urwagwa yahogeye, bakaza nijoro akagira ute guhogorora bagahogora. Ibintu rero ngo byari bimaze kuzengereza abaturage
mu by'ukuri ngo bageze igihe bafata iki cyemezo ari uko bari kubona izi wazarendo zibarembeje mu by'ukuri nk'abaturage bari basigaye bitotomba umunsi ku munsi ariko ntacyo byabasha kuba byatanga muri rusange. Ubu rero ngo akaba ari agahinda gakomeye ndetse n'ikiriyo nayibaze kugira ngo muri defense abantu bagira muri 34 usanga ari imirambo igaramye, urabona ko bari mu gahinda ndetse n'ikiriyo gikomeye cyane, aho banasizeho icyumweru muri ubu bice bwa za Gahanga ndetse na za Rusuri no mu bindi bice bigiye bihakikije nta muturage uri kubasha kuba yajya mu murima muri rusange. Ngibyo byaho muri Masisi rero ubona ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura, ni mu gihe hariya za Rurambo ndetse na za Buguri naho muzi ko hayobowe n'abasirikare ba Wazarendo ndetse na FRDC, naho ngo abasore banze kujya muri Wazarendo bari gukubitwa izakabwana. Abanze kujya muri Wazarendo bari gukubitwa rwose, nyuma y'uko rwose ngo abasore hariya bashyiriweho itegeko rwose ko umuntu wese utarageza imyaka 40 niyo myaka bashyizeho. Ubwo wagize uwa 40 ntabwo yemerewe kujyamo. Ubwo wa 40 wajya ushaka, udashaka ntiwajyayo. Ahubwo guhera kuri 39 kumanura ni itegeko. Bugomba ni itegeko utakijyamo ugashaka iyujya ukabavira mu karaso ukareba iyindi leta ujyamo ukajya mu yindi province, ukajya rwose mu kandi karere katayobowe nabo, ariko ngo igihe ukiri hamwe nabo nuko bagomba kuba wabafasha mu bijyanye n'urugamba. Abasore rero ngo bari hariya bakakomeje kugenda bari gucika udafite ibyo kwigura rwose, ngo akaba atari kuba mwabira bice. Ubona ko mu by'ukuri urugomo rwo rurakomeje rurarimbanyije ahangaha muri territoire ya Masisi, by'umwihariko aho izi Wazarendo ziri. Ubona ko rwose urugomo rurarimbanyije, aho haza rwose yagushakaho dossier akayibura, akakubwira ati rwose wowe ugomba kuba umusirikare kandi wenda muri we ntabyo wiyumvamo cyangwa se ntabyo washobora. Ubwo wabona utazabikora ugatanga ikimasa cyangwa ugatanga akarimo kakagurisha kugira ngo ube warokoka. Ibaze kugira ngo ugurishe umurima wawe kugira ngo utabe umusirikare, ubona ko ari urugomo ndengakamere mu by'ukuri fight. Ubona ko rero M23 nayo baturage hariya bakaba bari abaturage bari kurira ati nyaboneka M23 ko muri aho ngaho hakurya za Karongi mukaba muri za Bihambwe kugera hano Rurambo ndetse na za Buguri yewe na za Bikenke na Gashabiri mutahibagiwe. Niki gituma mutahagera kari na hano hari strategique ko byanabafasha mu buryo bumwe cyangwa bundi, mwaza mukadutabara aho n'abaturage rwose bari kurira ngo ntabwo ari bo bazarota M23 igeze mwabira bice, dore ko Wazarendo bakomeje gukora urugomo ndengakamere hano muri Masisi. Oko ngaho uko rero ubona ko muri Masisi ntabwo bibuze koroha na gato. Muri Minova naho rero ngo mu nkengero yaho noneho hongeye kwirirwa imirwano ku munsi w'ejo. Byagenze bite rero, dore ko n'ubundi Minova ari nko mu rugo? Yes, akaba ari imirwano rero yaberaga aho bita Rukara rwose ku munsi w'ejo rwose, aho ibintu bitari bimeze neza guhera mu masaha y'igicamunsi, aho rwose amakuru yangezeho mu masaha y'isa 3 z'ijoro, ubwo ni rikeye, aho amakuru atugeraho atubwira yuko M23 ikomeje kugenda isatira uyu centre ya Minova, dore ko rwose ahangaha muri Rukara niyo hejuru muri za Bitonga, aho ngo M23 ishaka kugira ngo irebe uburyo yakwigarura iyi za Bitonga ndetse n'ahangaha za Rukara, utibagiwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye bya hariya rwose muri aka gace ka Bitonga yewe na za Buragiza. Ubona ko M23 rwose ngo ku munsi w'ejo naho yari yongeye kuba yagaba ibitero muri bice, ishaka uburyo yakwigarurira ibi bice kugira ngo FRDC ndetse na Wazarendo bari muriya ibasha kuba yabakuramo, ngo usibye kitakoresheje imbaraga zidasanzwe, dore ko barasanye igihe kitari kinini cyane, ariko bikarangira M23 yongeye kwisubira inyuma bitewe nuko ngo isa nkaho yari muri testing irebe imbaraga zashyizwe aha hantu, dore ko ari irembo navuga ryiza cyane ryo kwinjiza M23 muri territoire ya Karehe. M23 nayo hariya rero ikabikomeje kugenda navuga yipima ireba imbaraga ziri hariya kugira ngo irebe uburyo yakwinjira muri iyi territoire, dore ko ngo ni territoire nayo iri mu materitoire agomba kuba yakwigarirwa na M23 bitewe n'urugomo nyine FRDC ndetse n'abasirikare ba Wazarendo bakomeza kugenda bakorera hariya abaturage rero ngo bakabana n'abafungiye n'inzira fighter, dore ko nta muturage ukiva muri Wazarendo ngabe yahungira muri M23
dore ko rwose amayira basa nkaho bamaze kuyabafungira rwose bikomeje kugenda rero bitera ikibazo abaturage bagakomeza kugenda barenganira aha hantu. Iyi Minova rero ikaba ikomeje kugenda navuga iteza ibibazo ku baturage, ubona ko izi Wazalendo ndetse n'izi FARDC mu by'ukuri kuva zagera muri iyi territoire ya Karehe by'umwihariko muri Minova, abaturage bakubwira ko nta kiza na kimwe bigeze babona kuri abasirikari ba FARDC cyangwa se abazalendo usibye urugomo ndetse n'ubwambuzi muri rusange. Bakavuga ati rero nimba M23 rwose hariya iri, ubwo turavuga rwose hariya za Karuba ndetse na za Muremure ndetse na za Karu na hariya mwira misozi igiye itandukanye, ubwo ndavuga za Kabase ndetse na hariya mu nkengero za Bitonga yewe utibagena za Kiruku. Ubona ko bavuga ati nimba abaturage bahari bakaba tuje bameze neza, ntago ari twebwe twakagombye kuba turi muri insécurité yo kuri uru rwego. Ubona ko rero ari ibibazo bikomeje kugenda navuga navuga abaturage bakomeje kugenda bahura nabo muri rusange, ariko FARDC ikaba ntacyo yabikoraho. Abona na société civile ikomeza kugenda ibamagana ivuga ati ibikorwa muri gukora ntabwo ari byiza na gato. Iyi mirwano rero ikaba yasize M23 rwose nta kidasanzwe ibashije kuba yakorera angaha, dore ko rwose ngo nyuma y'amasaha 2 isa nkaho yari imaze gukora ibyayijyanye hariya, byatumye rero isubira mu birindiro byayo, bituma rero abasirikare ba FARDC nabo bongera gutaka bavuga ngo nibashaka uburyo bakongera abasirikare hariya, dore ko M23 yatangiye kubagira amajanja imunsi ko munsi. Ngibyo rero ibyangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yuko hano muri Mirembwe ariko naho ngo izi FARDC naho zabashije kuba zarasa umotare, nyuma yuko rwose abashije kuba bamuhagarika, ariko nyuma yuko aziko guhagarikwa kw'aba bantu abari amafaranga bagiye kugusaba cyangwa se bagiye kukwambura, ahitamo kwikomereza aho byarangiye rwose bamurashe isasu ryo mu itako, abasha kuba yakomereka ku rwego rukomeye, aho rwose bamugezeho baramwambura bamusiga rwose nta kintu bamusigiye, aho abaturage rwose abasamariya beza rwose abantu b'abasamariya ari bamutabaye bamujyana ku bitaro bikuru byahangaha muri Minembwe, aho ari gukurikiranirwa mu by'ukuri. Uyu musore naho akaba ari mu kigero cy'imyaka 25 rwose, ubona ko rwose yahohotewe ku rwego rukomeye. Bakavuga ati se ihohoterwa rikomeje kugenda rikorwa na FARDC rizarangira bigenze bite? Ubona ko fighter rikomeje kugenda riba ihurizo rikomeye muri iyi Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Ikivu y'Amajyaruguru muri rusange. Yes, ni Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru niho rwose ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo, ariko by'umwihariko cyane se ndavuga ngo ni hehe by'umwihariko hose ko byose ari kimwe, ariko cyane muri Kivu y'Amajyaruguru rwose hano Igoma ibintu ni ibindi kuko n'ubu ndimo ndakira amakuru, ndimo ndabona hari amakuru arimo kugenda avuga ko ku munsi w'ejo abazarendo nabwo bivuganye undi muntu hano muri teritwari ya Nyiragongo. Sinzi rero mu by'ukuri ngo bimeze bite. Urugomo rwo n'urugomo byose rero bikaba bigendanira n'ubujura cyangwa se rwose n'ubusambo buba burimo kugenda bukorwa, hanyuma rero mu gushakisha ukuntu rwose bakwiba babona uri buze kubatera ibibazo, bikaza gutuma rero rwose bahitana ubuzima bwawe kugira ngo bakwibe rwose nta muntu n'umwe uri buze kubabaho imbogamizi cyangwa se kubahagarikira. So nuko rero ubusambo bwabo bugiye buba, iyo udafite icyo ubaha barakwica, ndetse waba ufite n'icyo ubaha cyo kwigura, bikarangira nyuma yaho rwose bageze gutya wamara kuyabaha ejo bakongera bakagaruka, kandi ntabwo wabona amafaranga yo gutanga buri segonda buri mwanya. Igihe rero kiragera rwose ukananirwa, bikarangira rwose bakwivuganye. Ubujura ni ikintu gikomeje gufata indi ntera hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse no muri Sud Kivu. Hanyuma rero twihute cyane hano muri Sake rero ngo naho ibintu ntago bikomeje kugenda neza, nyuma yuko FARDC ikomeje rwose kurakarirwa n'abaturage, nyuma yuko ngo amazu yabo hano muri Sake FARDC ndetse n'abazalendo ngo baramaze bari kuyatwika. Ni ibintu bitari byiza n'akanaga, ni ibintu bitari byiza n'akana gato. Ubona ko n'abaturage rwose bananiwe kubyakira bitewe nuko rwose amazu yabo ngarashize, nyamara wakumva FARDC bakakubwira ko impamvu bayatwika ngaro kugira ngo M23 itazayihishamo iri kuza gutera Isake, iri kubomora n'ibirindiro bya Bambiro. Ariko rwose impamvu kumva ni impamvu rwose ifuditse, kuko ntabwo wajya gutwika amazu y'abaturage ngo no kugira umwanzi ngatazayahungira atazayihishamo, kuko ahubwo wakagombye kuba uyaproteje cyangwa se uyarinda
ahubwo uyu mwanzi ushaka kuyegera ukaba wajya kumukumira atarahagera. Ibi rero abaturage bakaba bakomeje kugenda navuga bivovotera abasirikare b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bagaragara ahangaha muri Sake, dore ko ibikorwa bari gukora rwose ngo ari ibikorwa bigayitse bitakagombye gukorwa n'uwari we wese usibye igisirikare cya FARDC. Ariko buriya ko mperuka bari kuvuga ngo barongera basubire kwigaragambya byagenze bite? Bagiye gusubira basanga 23 na FARDC bari kurwana. Baraharwaniye koko ndabyibuka. Ahantu bari bazi ngo bagiye kureba ukuntu ngo bari busubireyo bararwana. Ese nta kindi kintu bari gutegura buriya? Nyine bagira ngo babitegure FARDC igategura imirwano. Iyo bagize ngo bagiye gutegura ibyo bintu FARDC itetegura imirwano. Kereka niba batungura naho iyo babitangaje inkoko bariyo ngoma. Niyo batajya kugaba ibitero baraharasa ukagira ngo bakabwaho igitero kandi ari bo bonyine bari kurasa. Ubona ko rero agaha rwose abaturage n'abasirikare sinzi imbabazi rwose, sinzi ngo niki kizabahuza. Ubona ko rwose ntago ari gucana waka mu by'ukuri, ariko wakumviriza abaturage nabo ugasanga rwose bafite ukuri, kuko nimba warasize inzu yawe ukagaruka ugasanga abakagombye kwirinda nibo bayitwitse, burya hari kiba kitagenda mu by'ukuri muri guverinema. Hanyuma FDLR hano muri iki kiba cya Nyiragongo no bakomeje gushakisha cyangwa se kugenda bakora ibikorwa by'ubwambuzi ndetse no gufunga imihanda bya hato na hato, amabariyeri hariya na amabariyeri, ariko nabo ubwabo uko basoresha ntabwo kumvikana ubwabo rwose byaranze, aho usanga hanini bapfa rero ibyo basoresheje cyangwa se ibyo bari gusoresha abaturage hariya hantu. Nk'ubu ngubu mfite amakuru avuga rwose ko n'ubu ngubu batari kugenda bumvikana cyangwa se ku munsi w'ejo, ku mugoroba w'ejo batigeze bumvikana ku bigendanye ngo n'imisorere cyangwa se ku mafaranga yari yasoreshejwe, bityo rero ngo habuze gato ngo bendaga gukozanyaho. Kandi rero ntabwo ari n'ubwa mbere bakozanyije, kuko FARDC na FDLR baherutse gukozanyaho. Abasirikare ba FARDC bagera kuri 4 bahasiga ubuzima, barahapfira cyangwa se barahagwa. Rero mu by'ukuri n'ubundi bapfuye kuri ibyo bintu by'imisoro. So hari ukuntu rero mu by'ukuri ngo hari abaturage ngo bajya binjiza magendo cyangwa se ibicoracorano, ya myenda nyine y'ibicoracorano, ya myenda y'amagendo nk'amaviyete. So bakazamura hano Igoma bakayanyuza hano muri izi bariyeri za FARDC ndetse naho FDLR, noneho ngo bakabasigira utuntu tw'udufaranga, kuko barabizamura nk'ababijyanye za Kibumba, bagera iyo muri eneo za M23 bakabicora nyine bagaca mu hapanye, bagaca mu nzira zitemewe. Aya mafaranga rero niyo agiye kuzarikora. Utu dufaranga dutambutse FARDC abadukeneyeho kopi. Abazarendo nabo baba badukeneyeho kopi. Ugasanga ibintu ni ibibazo, bakeneye kudusoromaho, buri wese abakeneye kugira ngo aryeho. Ugasanga rero hari byaranze. Ariyo mpamvu uri kuvuga nti uko byaba kose aha hantu hashobora kuzaba ibindi cyangwa se bishobora kuzaba gira gutya hakava amakimbirane akomeye cyane, tukumva umunsi umwe habereye urugamba rukomeye cyane, abantu benshi bakibaza icyabaye bikayobera. Ni nako kandi ngo abasirikare benshi cyane n'ubundi FARDC sinzi umutaramo twaganiye arambwira ati M23 nibura buri kwezi ibigomba gupasingisha abasirikare bari hagati y'1500 ndetse n'2000, ariko ku ruhande rwa FARDC nabo niko bimeze, barapasingisha uko bwije nuko bukeye. FARDC buni benshi cyane kuko zishobora gupasingisha n'20,000, ariko ahantu bajya nibyo bijya biyoberana. Hari ukuntu rwose bajya babura, niba bapasingisha ibyo 20,000 M23 pasingisha 2,000 byo kubakubita, kandi urumva 2,000 bya M23 bigukubitira ibyo bihumbi ukagira ngo rwose ni batayo, kandi ari abantu bakeya bagabye ibitero. So rero urumva ko impande zose ziriteguye, gusa ariko FARDC ngo namaze kumenya amakuru ko hari n'igihe rwose bigendera kwibera abasivili. Umusirikare wa FARDC bura ngo kuba yaburirwa irengero ngo donc ngo agasibangana kandi ari mu baturage hano Igoma, ibingo ni ibintu bimenyerewe, akagenda agakuramo uniforme bakebera umuturage bisanzwe. Ibi ngo nti ibintu bimenyerewe, nta numubwira byinshi, hano byatungura. Yes, muri Kivu amajyepfo rero Bukavu abarundi batangiye kuburirwa irengero nyuma yuko bongeye gushyirwaho igitutu cyo kujya ku rugamba. Arababura sabwo ko bababura, kandi mfite n'amakuru ko ngo hari n'abandi bagize gutya bongerewe bazamutse, bari kuza ariko bakaburirwa irengero kubashyira mu kigo
agasohoka nk'ugiye guhaha nyine agasambaza agahita yimanukira akagenda Kizimbabwe. Ibi rero ngo byatumye abakomandazi bahariya bahamagara bita Neva, byateze nk'abasirikare bari kugenda badushiraho. murebe mu miryango yabo ko atari mwo yanyura hese yakwata kwambuka igihugu kata ahimutse kwa mutamumbuto. none se bajya hehe? bari kuburirwa irengero bakarengera hehe? Bari kugenda bakajya kwipanga uturimo tw'amaboko iyo ngiyo nyine bakajya kora. Cyangwa bari gukora ibiyede hano muri za Uviri iyo ngiyo muri Sud Kivu. Aba basirikare rero ngo abagera mu 100 barenga bamaze kuburirwa irengero nyuma yuko Gisegeti ngo yasabye bita Neva ko abasirikare be basigaye bararegeje, basigaye birirwa bitemberera muri Bukavu. Ariko ukwezi kurapfa kabona amafaranga ne nyine nibyo gitari kubateza amafaranga mbaha katari kujyana n'ibyo muri gukora k'abasirikare banyu baregeje ku rugamba ku mirongo y'urugamba ko batakivugwa ntibakigaragara bahugiye mu biki. Nyuma yuko akanguriye abakuru abakomandazi babo akabyata abasirikare muhugiye mu biki ko mutari kujya ku rugamba rwose barabiceje barabyati rwose umukuru yavuze ko tugomba kwipanga akazi tukasubira ku rugamba ngo bakimara kuvuga ibi bintu muri iryo joro 30 baraye baburiwe irengero. Bavuga ati rero abasirikare kubashyira ku gitutu ngo bajye kurwana, bamwe bari kurekarama bavuga yuko kugiza amaginga ya bataramenya ibyo bari kurwanira. Abasirikare b'Abarundi ariko subona n'ubu nibwo babimenya, nibwo batumenya ko barwanira ibyo batazi. Nyine bakomeje guhatirwa kurwana bakavuga ati amategeko arusha amabuye kuremera, bagakomeza kugenda babahatahata ariko nabo bamaze kugera igihe bavuga ngo aho tugere turarambiwe akomero nta mavunja. Ubwo tukibaza ngo abagabo ubundi baratorokera muri M23 kuko no gutorokera ubundi aho FARDC uri umurundi banagufata, ariko ngo baburiwe irengero ndetse nibize no kugutangaza akabibere hano muri Kongo ni nini, cyangwa bari kujya muri twirwane muri Red Tabara se nanone ko mperutse ko ndi kwandika amatangazo iri guhamagarira abarundi kuza kuyiyungaho. Ariko byanashoboka byanashoboka aho kugira ngo uyu murundi byanashoboka yavuga ataho kugira ngo njye kugwa iriya M23 ijye kunsindira muri Kivu y'Amajyaruguru, reka nshobora mbe ndi kogoga amashyamba ndi kumwe na bene wacu Red Tabara nabyo byashoboka kuko urabona hariya nta yindi solution bafite. Arasubira Burundi baramufunga, araza kwiyahura muri M23 iramutikura akavuga ati ahubwo byarutwa tukajya kuba turi mwari amashyamba igihe M23 itaragira muri Kivu y'Amajyepfo wenda twaba turi guhumeka kabi kuko ni Red Tabara nta mirwano yayo tuzi iremereye yiba usibye kuba wenda iminsi yashize nibwo yagabaga udutero shuma twadutero bita gerira, ariko buno ntabwo ikidukora barayitatanyije iri guhumeka insigane. Ubona rero nanone barabataho kugira ngo tugende tujye kugwiriya twashaka tukegera bene wacu tukareba uko bizaba bimera sakindi kazabibyara ikindi kuko urabona ko nta yandi mahitamo rwose bafite. Ubona ko rero bita Neva mu byukuri sinzi nimba iki kintu ari cyo kibereye abasirikare biwe kuba bajya gutorongera mu mashyamba kuko bakagombye kuba bacunga umutekano w'igihugu cye. Red Tabara ifite ibintu iri kugenda ibempoza bishobora gutuma baba banajyayo aho ivuga ko rwose yuko ngo yifuza ko n'amatora yazaca mu muco ubwoko bwose hari abukagira 50 mu buyobozi. Birabivuga siri muri bombo iri muri bombo ariko yakagombye kubivuga iri mu gihugu ngo barashaka kugira ngo amatora agiye kuba ngo azabe mu muco. Nyine bakagombye kubivuga turi kumva bari nko mu buce bwo mu Burundi wenda nk'ubu akaba ari nk'ubu M23 tuvuga ngo iri muri Kongo nabo bakagombye kuba bari mu Burundi bakavuga ati turi muri aka gace ariko ibintu navuga guverinoma y'u Burundi iri gukora turaha hafi rwose ntago tubyishimiye mu bintu murakora mu bikosore. None bari kuvugira muri Kongo none urabivugira mu mashyamba yeyo hirya za Mwenga muri territoire ya Mwenga umurundi uri za Kayanza azabyumva ni ikibazo. Umurundi uzaca ibitoki azabyumva yakugirira boza yakikugira ashingiye kuki. Ubona ko rero mu byukuri Red Tabara mu byukuri nubwo bavuga ko bakeneye impinduka ziba mu gihugu cyabo cy'u Burundi ariko mu byukuri tujye twemeranya nta mbaraga bafite. Nta mbaraga bafite rwose bakagombye kuba bafite imbaraga nabo bakagombye kuba hari reaction bakoze nk'ubu ngubu abarundi bakomeje kugenda bazanwa muri Kongo bakagombye gufatirana
na guverinoma y'u Burundi nimba ari abantu biyaminiye koko bakaba bafatirana nabo bakagira ikintu bakora ariko se baragikora ari abahi ubona ko rero muri Kivu y'Amajyepfo naho bikomeje kuba ibindi muri rusange ngibyo rero bikomeje kugenda birangwa ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo ubona ko ari ibicika mu byukuri ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Urakoze cyane no sina makosa reka duhiniranga tuze kugaruka muri update time dushimire cyane abantu babanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma n'iby'agaciro mwakoze cyane wakusiyanse na masiko wakoze cyane fighter asana sam ciao.